Reka twongere tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana mwe mwese mudukurikiye kuri channel yacu Ingando Online. Twizere ko mumeze neza aho muherereye hose kandi mwamaze gukora subscribe. Ariko nawe utarakora subscribe menya yuko akanya keza ko kubikora ari akangaka kugira ngo nawe ujye muri abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Ese wowe udukurikiye muri aka kanya wabuze yuko bimwe mu bitekerezo ugira cyangwa se mu ntekerezo zawe bishobora kwigaragariza mu kuribwa ingingo zimwe na zimwe z'umubiri? Aha abantu benshi babajijwe basubije yego ku bijyanye n'ibitekerezo byiza bagira, abandi basubiza oya ku bijyanye n'ibitekerezo bibi bagira. Aha ngaha bishobora kuba yuko ibitekerezo byiza tugira nibyo dukunda kugaragaza kuruta uko dukunda kugaragaza ibitekerezo bijyanye n'ibibi dukora. Aha ngaha nanone icyo ugomba kumenya nuko mu gihe hari ikintu turi gutekereza, yaba ari cyo dutekereza tukagikora cyangwa se tukagikora, cyangwa se icyo kintu dutekereza kikaba ari kibi cyangwa se cyiza, nuko umubiri wacu uvubura ibinyabutabire byinshi mu gice kiba gifite aho gihuriye n'intekerezo tuba dufite. Urugero twatanga hano ni umusemburo wa cortisol. Uyu musemburo wa cortisol ni umusemburo umubiri urekuza cyangwa se umubiri uvubura mu gihe umuntu ahangayitse. Rero mu gihe umuntu ahangayitse, umubiri w'umuntu uvubura ubwoko bw'umusemburo bwinshi mu mubiri, hanyuma uyu musemburo ukiyongera. Iyo wiyongereye hari ibintu bitandukanye wangiza mu mubiri, ari byo bituma habaho gusaza kwa hato na hato, kugira indwara z'umutima, indwara z'agahinda gakabije ndetse n'izindi. Uburibwe tugira inyuma ku mubiri wacu bitewe n'intekerezo dufite muri twebwe nibyo tugiye gusobanura twifashishije icyo bita emotional pain chart. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Ese waba uzi ko kuribwa mu ijosi ariko ahangaha hagana ku ngoto byaba bifite aho bihuriye no kubura urukundo muri wowe? Ubundi buribwe abantu bakunze guhurira mu buryo bwa rusange ni ukumva uribwa umugongo ariko mu gice cy'ahagana hasi. Ibi ngibi nabyo ngo bifite aho bihuriye no kuba wumva udashyigikiwe mu buzima bwawe. Ubushakashatsi buvuga ko ngo kugira ngo usobanukirwe ibihishe no kuribwa ingingo zimwe na zimwe z'umubiri bitewe n'imitekerereze, uba ugomba kuba umunyakuri mu buzima bwawe, ukita cyane ku kugenzura amarangamutima yawe n'ubuzima ubayemo. Uku kubaho duhanganye kubera gushaka gusa nabo duhorana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi kuruta uko dushaka kuba abo turi bo. Ibi nabyo bifite uko bitera uburwayi cyangwa se bitera uburibwe bugaragara ku mubiri wacu. Reka rero turebere hamwe ahantu h'ingenzi 12 ku mubiri wacu hagira uburibwe bitewe n'imitekerereze tuba dufite. Tukwibutse niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora na akangaka, numara kuyikora uze gukanda kuri ako kantu kameze nk'inzogera ako bita notification bell. Aho ngaho uzajya ubona ubutumwa bwacu ko tubishyizeho ako kanya. Ahantu hambere ushobora kugira uburibwe ariko ubwo buribwe akaba nta kindi kibitera uretse intekerezo zawe, ni ukuribwa mu ijosi. Kuribwa mu ijosi bihoraho ariko cyane cyane ahangaha hagana ku ngoto ni ikimenyetso kikwereka yuko uba utekereza ku bintu bijyanye n'imbabazi. Ushobora kuba utekereza ku muntu wowe wumva ushaka kubabarira ariko akaba atagusaba imbabazi, cyangwa se nawe hakaba hari umuntu wagusabye imbabazi ariko ukaba utiteguye kuzimuha. Icyo rero ngo ugomba kwitaho hano ni ikijyanye n'uburyo bw'abagukoshereje cyangwa se abo wakoshereje, abo ushaka guha imbabazi ukazibaha, ndetse n'abumva yuko nabo hari aho wabakoshereje nawe ukemera ukabasaba imbabazi mu rwego rwo kuvura ubu buribwe. Ahandi ni ukuribwa umutwe. Kuribwa umutwe uhoraho, icyo bita migraine, bishobora kuba bifite aho bihuriye no guhora uhangayitse. Rero ngo mu gihe ugira kuribwa umutwe mu buryo buhoraho, icyo ugomba kwirinda ni ukugerageza kwitegereza ukavanaho n'ibi bintu byose bituma uhora uhangayitse, kuko burya ngo uriya mutwe uribwa kubera guhangayika ngo nibyo bikuviramo guhorana umutwe ukurya, aricyo bita migraine. Igice cya gatatu ushobora kuribwa kubera gutekereza ni ukuribwa intugu. Kumva uhora uribwa intugu mu buryo bihoraho ni ikimenyetso cy'uko hari imitwaro wikoreye mu ntekerezo zawe. Aha icyo ugomba gukora kugira ngo ukemure iki kibazo cyo guhora uribwa mu ntugu ariko bitewe n'imitekerereze, ngo nuko ugomba gushaka uburyo ukemuramo ibibazo byose biba bikubereye imitwaro.
ngo kandi ngo ni na byiza yuko waganiriza zimwe mu nshuti zawe za hafi na hafi za zindi wizera ibibazo uba ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko mu gihe umuntu afite ibibazo byinshi yabuze uko akemura abiganiriza inshuti ze, akabiganiriza inshuti ze, ibyo bibazo ni bimwe na bimwe kabone n'igihe byaba bitarakemuka ariko bishobora kumworohereza uburibwe. Ahantu ha kane ni ukuribwa umugongo ariko mu gice cyo hejuru, mbese ahangaha hagana mu ntugu. Kuba ubayeho wiyumva nk'umuntu udashyigikiwe mu bitekerezo byawe ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gutera kuribwa umugongo wo hejuru, kimwe no kumva ubayeho utajya ushimirwa n'inshuti zawe mu bijyanye n'ibyiza uba wazikoreye. Igice cya gatanu ushobora kuribwa bitewe n'ibitekerezo ufite ni ukuribwa umugongo wo hasi. Kuribwa umugongo wo hasi ni ikimenyetso cy'uko ufite ibibazo bijyanye n'ubukungu, ndetse ku bijyanye n'amafaranga ntago uba uhagaze neza. Inama hano ngo mu gihe ukunda kugira uburibwe bw'umugongo wo hasi, uba ugomba kwicara ukareba uburyo ukoreshamo amafaranga, ngo ukajya upanga gukora ibintu bihuye n'amafaranga ufite kuruta uko upanga ibintu bigusaba amafaranga menshi udafite. Ahantu ha gatandatu ushobora kuribwa bitewe n'imitekerereze ni ukuribwa mu nkokora. Kuribwa mu nkokora ni ikimenyetso cy'uko mu mutwe wawe ukunda kugiramo imitekerereze yo kumva utisanzuye, cyangwa se imitekerereze y'uko wiyumva nk'umuntu utirekuye, biterwa no kuba utabasha kujyana n'impinduka ziba zibaho mu buzima bwawe. Ahangaha ngo mu gihe ufite iki kibazo cyo gukunda kuribwa mu nkokora, icyo ugomba kwitaho, uba ugomba kwiga kujyana n'impinduka kandi ukarwanya impinduka iyo ari yo yose ikujyana mu bibazo. Ahantu ha karindwi ushobora kugira uburibwe ariko ubwo buribwe ugira bukaba butewe n'imitekerereze ni ukuribwa ibiganza. Kuba wahora ubabara ibiganza ku buryo buhoraho ngo biba bifite aho bihuriye no kubura inshuti mu buzima bwawe, cyangwa se kuba watandukana n'inshuti mwakundanaga. Ngo rero mu gihe ugira ikibazo cyo guhora uribwa ibiganza ku buryo buhoraho, uba ugomba gushaka inshuti nshya mu buzima bwawe, hanyuma mukajya mumarana igihe kinini. Ahantu ha munani ushobora kuribwa ku mubiri bitewe n'intekerezo ni ukuribwa aho bita ku ma hips cyangwa se ku mataye. Kuribwa hips cyangwa se kuribwa taye ngo ni ikimenyetso cyo kwereka yuko mu ntekerezo zawe ufite kurwana n'umutima, cyangwa se utishimiye aho uri, utishimiye impinduka, ndetse nuko uba utegereje gufata icyemezo gikomeye. Icyo cyemezo utegereje gufata ngo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma uhora uribwa hips. Icyo wakora nk'umuti wo guhora uribwa mu mataye cyangwa se mu ma hips, ngo uba ugomba gufata icyemezo wemeranya nacyo kandi ukagihagararaho. Uburyo bwa 9 cyangwa se ahantu ha 9 ushobora kuribwa bitewe n'intekerezo ni ukuribwa mu mavi. Kuribwa mu mavi ku buryo buhoraho ni ikimenyetso kikwereka yuko ngo uhora utekereza yuko utekereza neza kurusha abandi. Nanone ngo ikindi gishobora kubitera ngo ni ugutekereza cyane, kuko ubayeho igihe kirekire ukora nk'umukoranabushake udahembwa. Uretse nanone umuntu utekereza yuko atekereza neza kurusha abandi, hari n'abandi bantu bahora batekereza yuko aribo bantu bashobora gukora ibyo bakora neza kurusha abandi. Ngo ibi nabyo guhora ubitekereza ni ikintu gishobora kugutera uburibwe bwo mu mavi ku buryo buhoraho. Ahantu ha 10 ushobora kuribwa ariko ukaharibwa bitewe n'intekerezo ufite ni ukuribwa mu mfundiko. Ikintu gitera guhora uribwa mu mfundiko ngo ni ishyari n'ibitekerezo bijyanye naryo byose. Ibintu ugomba gukora nk'umuti kugira ngo wivure uku kuribwa mu mfundiko bihoraho, ngo nuko uba ugomba kureka ibintu byose bigutera kugira ishyari ndetse n'ibitekerezo bifite aho bihuriye n'ibyo byose. Ahantu ha 11 ushobora kuribwa kubera intekerezo ni ukuribwa utubumba mpore cyangwa se utunyirabunonko nk'uko abandi batwita. Ngo guhora utekereza yuko ukeneye ibintu by'agaciro kanini cyane kandi udashoboye kwigurira wowe ubwawe, cyangwa se n'abandi badashoboye kukugurira, ariko ukumva ugomba kubibona uko byagenda kose, ngo ni kimwe mu bitera guhora uribwa mu tubumba mpore. Ngo rero icyo ugomba gukora nk'umuti ni ukwakira ibyo uba ufite, cyangwa se ibyo ugomba kwiha akaba ari byo utekereza cyane kuruta uko utekereza ibintu by'agaciro bihanitse uba wumva wakiha cyangwa se wahabwa n'abandi, ariko nawe uzi neza yuko bitoroshye kubibona cyangwa se rimwe na rimwe bitanashoboka. Ahantu ha 12 ku mubiri ushobora kuribwa bitewe n'imitekerezo byawe cyangwa se bitewe n'imitekerereze yawe ni ukuribwa ibirenge.
Guhora uribwa ibirenge ku buryo buhoraho ngo nabyo biterwa no kugira agahinda gakabije. Nubwo bitoroshye kukirinda, ariko hari ibintu ushobora gukora kugira ngo nabyo ubashe kwivura ubu buribwe. Ni ugushaka ibintu ukunda cyane kandi ukabihugiraho, kandi nanone ugakunda kwitabira ibintu bitanga ibyishimo ku buryo bwa rusange. Turagushimiye wowe duteze amatwi ukadukurikira kuva dutangiye kugeza tugejeje ahangaha. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Niba utarakora subscribe, akanya keza kwikora ni akangaka kugira ngo nawe ujye mu abantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya. Turi kuri Facebook ndetse tukaba no kuri Instagram. Kuri Facebook ushakisha Ingando Online hanyuma ugakora like, hanyuma kuri Instagram ni Ingando Online ugakora follow. Turagushimiye.